Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye ngo tuvuge ijambo ryawe. Nsengera imitima yose igiye kuryumva kandi nawe ngiye kurivuga, umfashe byose bibe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho igira iti urukundo rw'abashakanye. Tugiye kuvuga ku bikomere abana baterwa n'ababyeyi babo batabanye neza. Tugiye kuvuga ku bikomere abana baterwa n'ababyeyi babo batabanye neza cyangwa se babanye nabi. Muri rusange tugiye kuvuga ku ruhare rw'abana mu miryango, ariko tuvuge n'ibikomere abana bagira cyangwa se baterwa n'ababyeyi babo mu gihe babanye nabi. Abana ni umugisha, nubwo kuvuga kwabo batabigiramo uruhare cyangwa se ngo babihitemo, ariko kubaho neza byo abana bose barabikwiriye. Abana iyo bajya kuvuka ntabwo babihitamo, nta nubwo babigiramo uruhare, gusa kubaho kwabo neza byo abana bose barabikwiriye. Zaburi 27 umurongo wa 3 haravuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Ijambo umwandu bisobanuye iki? Bisobanuye cyangwa bivuze umurage. Ushobora kubyara abana bo mu nda yawe cyangwa se ukadopta abandi bana ukabarera, bose ni abana. Kubera ko ibi byose biri mu ngororano cyangwa se biri mu murage Imana itanga, aribyo byitwa umwandu. Burya umwana wese iyo avutse agira intambwe 3 cyangwa se aca mu bihe bitatu. 3 times. Icya mbere, umwana hari aho amara igihe kirekire, ubwo aho ni mu rugo bamureze, aho yavukiye agatinda amara igihe kirekire, aho ni mu rugo. Aha kabiri, ni ku ishuri umwana ajya kwiga kugira ngo ajijuke. Aha gatatu, umwana ni mu mahitamo ye. Izi ntambwe 3 cyangwa se ibi bihe bitatu umwana anyuramo, ashobora kwangirikira hamwe muri aha ngaha twamaze kuvuga. Twavuze aho umwana amara igihe kirekire, ku ishuri ndetse n'amahitamo ye. Aha ngaha kuri 3 umwana hamwe muri ho hashobora gutuma umwana yangirika akazakura nabi kandi nyamara yavutse neza nta kibazo afite. Imigani 22:6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Babyeyi, musabwe kumenyereza abana inzira bakwiye kunyuramo, mukayibereka, kuko iyi nzira muberetse abana bazasinda basaza batarayivamo. Icya mbere, toza umwana inzira nziza. Icya kabiri, igisha umwana gusenga. Icya gatatu, igisha umwana kubaho. Amenye kubaho mu buzima buringaniye, amenye ubuzima bwo hagati, amenye n'ubuzima bwo hejuru. Mbese umwana amenye kubaho mu buzima bwose. Make umutoze kubaho. Icya kane, mwigishe kubaha. Umwana yubahe ababyeyi, yubahe n'abantu abo ari bo bose, yubahe n'ikintu cya buri muntu uwo ari wese. Mu yandi magambo, mwigishe kubaha. Mwigishe kumvira. Ikindi, mwigishe kunyurwa. Anyurwe n'ibyo ahawe. Ibyo adahawe ategereze. Umwigishe kunyurwa. Icya gatanu, mwigishe gukora cyangwa se kwirwanaho. Umwana burya ari mu rugo umwigisha gukora, mutume
akantu kari hafi kataremereye katamuvuna, ariko umwigishe gukora yumve ko nawe mu rugo hari inshingano agomba gukora nk'umwana, areke kwicara mu rugo nk'aho nta kintu ahamaze cyangwa nta kintu ahakora. Igisha umwana gukora, kuko n'umwigisha gukora k'umwana bitangirira akiri umwana. Iyo gukora utigeze umwigisha agakura, ni wa mwana uzasanga buri munsi ahora aryamye adakora, atifuza no gukora, atarabishaka. Kuko Bibiliya ivuga ngo, kandi Bibiliya hari inshingano iha abana, ikavuga ngo bana namwe mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari byo umwami Imana ashima. Abakolosayi 3:20. Bana mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ari byo umwami Imana ashima. Efeso 6:4 naho kavuga ngo, namwe base ntimugasharire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Babyeyi, bagabo cyangwa base, ntimugasharire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Bivuze ngo bagabo namwe mufite inshingano zo gufata abana banyu, ntimubasharirire, ahubwo mukabarera neza, mubahana mu kinyabupfura, mu bworoherane, mwereka abana amakosa bakoze bakayakosora. Kubera yuko abana burya bigana ababyeyi babo. Nimubana nabi n'abana banyu bizaba uruhererekane, kuko abana babigiraho. Babyeyi, mugabo, mugore, mubane neza, mureke amakimbirane, mukemure ibibazo, kuko iyo mubanye nabi ku bana banyu bo babireba, biba uruhererekane kuko babigiraho. Dore icyo Bibiliya ibivugaho. Abacamanza 11:1 haravuga ngo, nuko Yefuta w'umunyegileyadi yari umunyembaraga w'intwari, kandi yari umwana maraya, kandi Gileyadi niwe bamubyaranye. Yefuta uyu uvugwa avuka kuri maraya, cyangwa se avuka ku ndaya. Iyi mico ya Yefuta yakuze ari ibandi, kubera ko nta burere yahawe. Nyina umwanya yakabaye afite yo guha umwana uburere, yabaga ari mu buraya. Uyu mwana make yavukiye ahantu habi. Iyo umwana avukiye habi ashaka kwangirikira aho yavukiye. Twavuze intambwe 3 umwana anyuramo kugira ngo akure. Kumva ko Yefuta yangirikiye aho yavukiye, niho yangirikiye. Iyi mico yo kugenda abantu babambara amashakoshi mu nzira, amatelefone y'ububandi bwo mu nzira, Yefuta niyo mico yari yarakoranye, bitewe n'uko yavutse ku ndaya. Gusa mu buraya, mu bujura, mu byaha byose bibi umuntu akora n'ibindi byose, Imana yabigukiza uramutse uyemereye. Gusa urasabwa kwemerera Yesu Kristo, ubundi akaguha imibereho mishya. Twibutse ko Yesu Kristo iyo umwemereye mu buzima ukamwakira, ajya ahindura imibereho yawe ukaba mushya. Wari ibandi akaba umukozi w'Imana, wari umujura, wari umusambanyi, wari umusinzi, abo bose ibyaha byose wakora ibyo byose, Imana iyo wemereye Yesu mu buzima bwawe, araza akagukiza, akaguha imibereho mishya. Babyeyi, mugabo, mugore, iyo imibanire yanyu itari myiza, bituma abana banyu babigenderamo, ndetse bakigana imico bakuye ku babyeyi babo. Dusubiremo, iyo imibanire y'ababyeyi itari myiza, bituma abana babo babigenderamo, ndetse bakigana imico bakura ku babyeyi babo. Nimuce uyu mugozi ubaziritse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka tubagire inama. Babyeyi, mubane neza, kuko imibanire yanyu myiza ni isomo ryiza ku bana. Dusubiremo, babyeyi, nimwige kubana neza, mukemure ibibazo, mukemure amakimbirane, mubane neza, kuko imibanire yanyu myiza ni isomo ryiza ku bana banyu. Mutoze abana ibyiza, mwereke abana ibibi babyirinde, ariko mwubahe
ibitekerezo n'ibyifuzo by'abana, kuko n'abana burya nabo baratekereza, bagira ibyifuzo. Abana nabo intekerezo zabo mujye muzubaha, nubwo mubona batavuga ari abana, ariko nabo abana bubahwe kuko nabo batekereza. Reka tuvuge ku bidakwiriye. Burya mu ngo zose, mu rugo, mu muryango, hari ibintu bidakwiriye bigomba kwirindwa cyangwa se mugomba kwirinda nk'ababyeyi. Icya mbere, ababyeyi ntimukarwane cyangwa ngo mutonganire imbere y'abana banyu, kuko abana bazabikurana ibyo bikomere. Nibashaka n'ab'ingo bazigana ibyo babonye kwa babyeyi babo, rimwe na rimwe bagire ngo niko ingo zubakwa. Reka dusubiremo. Ababyeyi ntimukarwane cyangwa se ngo mutonganire imbere y'abana, kuko abana bazakurana ibyo bikomere. Nibashaka cyangwa nibubaka n'ab'ingo bazigana ibyo babonye kwa babyeyi babo, ndetse bagire ngo niko ingo zubakwa bitewe n'uko nyine bazabyigana. Icya kabiri, ibiteye isoni byose birabujijwe kuko byangiza abana. Ibiteye isoni byose birabujijwe kubera ko byangiza abana. Icya gatatu, kwambara nabi ku babyeyi birabujijwe kuko abana babireba nabyo bakabyigana. Murabujijwe kwambara nabi imbere y'abana kuko abana barabyigana, ndetse bakajya babiganira ibyo bagiye babona, kuko abana ubwabo bajya baganira kandi bakavuga ibyo bagiye babona, bakagenda babisubiramo, babisubiramo, babiripitinga. Abana niko bateye, icyo babonye mu kanya bongera bakaza bakakivuga, bakakiganira nk'abana ubwabo, kuko n'abana ubwabo mu nshuti zabo nabo bagenda baganira ibyo biri babona, babisubiramo. Bivuze rero ngo iyo mwambaye nabi imbere y'abana bakaba barabyigana, kandi ikindi bakagenda babiganira mu bandi bana bagenzi babo, kubera ko abana burya nabo bafite inshuti kandi baraganira. Kubera ko abana nabo bagira inshuti, kandi inshuti z'abana nazo zubahwe. Umwana nawe niba afite inshuti, umwana wawe inshuti ze zaje kumusura, muzubahe, mureke baganire, ureke umwana yisanzure, yakire inshuti z'abagenzi be, ko nawe burya biramushimisha. Gusa ababyeyi mwirinde ibi bidakwiriye mu miryango. Mwakire ijambo ry'Imana. Ikindi kandi inyigisho tuyisubikiye ahangaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.